Twajya kubasuhuza abakunzi b'Amato TV tubahereza ikaze muri ano makuru y'imyidagaduro muri kumwe nanjye Isaronnette singiye gusa kandi dukumwe na mugenzi wa Gutaramira uraho neza. Uraho neza Onette. Urashima Imana. Yego tunakwakira tugezaho incamake mu myidagaduro. Yego nituzaza kubabwira ko Kevin Kade numwe mu bahanzi bazaba abahanzwe amaso mu mpeshyi y'umwaka bijyanye n'ibikorwa afite ibyiganjemo ibitaramo agomba gukorera ahantu hatandukanye. Yego kandi turagaruka ku burwayi bwa The Ben maze iminsi mu bitaro. Yego hanze Rwanda tubabwira ko mu buryo butunganye Diamond Platnumz yashyize u Rwanda mu bihugu yitegura gutaramiramo mu ruhererekane rw'ibyo ateganya gukora mu bihugu bitandukanye. Yego kandi turagaruka kuri Kanye West usubitse igitaramo yari afite gukorera mu Faransa ese byagenze bite byose turabigarukaho mu kanya ku buryo burambuye. Ikaze kuri no Muhato TV yotamu urakiriwe ku buryo burambuye. Yego nguko ikomoje Kevin Kade numwe mu bahanzi bazaba bahanzwe amaso mu mpeshyi y'umwaka bijyanye n'ibikorwa afite byiganjemo ibitaramo agomba gukorera ahantu hatandukanye. Kevin Kade yagarutse kuri gahunda y'ibitaramo afite ubwo yarabajijwe niba atazongera kugorwa no guhuza gahunda z'ibitaramo bye bwite n'ibya MTN wacu mu festival nk'uko byagenze umwaka ushize. Aha uyu muhanzi yagize ati buriya buri kintu kitubayeho tuba dusabwa kukigiraho. Hari amasomo nigiye ku byabaye umwaka ushize byatumye ubu numva bitazongera kuba. Kevin Kade yavuze ko kubwe nk'umuhanzi atabona kugira gahunda nyinshi nk'ibibazo kuko ahubwo ari amahirwe kuri we. Ati ngicyo nakubwira nuko ino mpeshyi mugiye kunyumva kuko nzaba mfite ibintu byinshi byo kubaha yaba indirimbo ndetse n'ibitaramo bitandukanye yaba ibyo mu Rwanda ibyo mu bihugu binyuranye byo muri Afurika ndetse n'i Burayi. Ku ikubitiro Kevin Kade azabanza gutaramira muri Uganda ku itariki ya 17 Mata 2026 akivayo akazahita yitegura kwerekeza i Burayi mu bitaramo azakora muri Gicurasi 2026. Mu bitaramo by'i Burayi kugeza ubu amaze gutangaza ikizabera mu Budage kizabera mu Budage ahitwa Hanover ku itariki 16 Gicurasi 2026. Cyakora akazaba afite n'ibindi birimo bizabera mu Faransa muri Polonye n'ahandi hanyuranye. Muri Kamena 2026 Kevin Kade azasubira i Kigali atangire imyiteguro y'ibitaramo bya MTN wacu muzika festival azasoza ku itariki ya mbere Kanama 2026 ahita asubira mu bindi bizabera i Burayi. Kevin Kade kugeza ubu ari mu bagezweho mu muziki afite indirimbo nka Sikosa, Munda, Nyanja, Pyramid n'izindi zirimo Nyiragongo aherutse gusohora mu minsi ishize. Yego cyane umuntu ukomeje kuzamuka bitunguranye mu Rwanda. Yego nk'uko twabikomoje mu camake The Ben amaze iminsi mu bitaro kuva mu rukerera rwo kuwa mbere. Inshuti ze za hafi zikomeje kuvuga ko yafashwe n'uburwayi ku cyumweru, avuga ko atameze neza bigeze mu masaha y'umugoroba araremba. Bivugwa ko The Ben yari yajyanye na Bruce Melody gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi ku cyumweru tariki 16 Mata mwaka 2026. Bivugwa ko kugeza ubu akiri mu bitaro i Kanombe aho ari kwitabwaho n'abaganga gusa ntibiramenyeshwa uburwayi bwe. The Ben yafashwe n'uburwayi mu gihe ategura imyiteguro y'ibitaramo azahuriramo na Bruce Melody bizabera mu mijyi ine y'u Rwanda yotamu. Yego nguko bikomojeho rero mu buryo butunguranye Diamond Platnumz yashyize u Rwanda mu bihugu yitegura gutaramiramo mu ruhererekane rw'ibyo ateganya gukorera mu bihugu bitandukanye. Benshi bahise batangira kwibaza igitaramo Diamond Platnumz agiye kuririmbamo mu Rwanda
uwaba yaramutumiye n'ibindi byinshi byatumye agiye gutaramira i Kigali ku itariki ya 29 Kanama 2026. Hari n'abari batangiye gutekereza ko azitabira igitaramo cyo gusoza ibyo Bruce Melody yitegura gukora azengurukana na The Ben mu migi ine y'u Rwanda mu minsi iri imbere. Itangazamakuru Igihe yamenye ko uyu muhanzi azaba ari i Kigali yitabiriye igitaramo Friends of Monster, aho kuba igitaramo cye Retro Tour nk'uko yari yabitangaje. Bizaba ari inshuro ya gatanu Diamond Platnumz azaba ataramiye mu Rwanda, cyane ko yatangiye kuhataramira muri 2015 ubwo yari yitabiriye igitaramo cya East Africa Paint. Uyu muhanzi yongeye gutaramira mu Rwanda mu mwaka wa 2017 ubwo yari yatumiwe muri Kigali Fest, igitaramo cyabereye muri Golden Trip Hotel i Nyamata. Muri 2023 yahataramiye inshuro zigera kuri 2 mu bitaramo birimo icya Gent of Africa n'icya Trust Award yakoreye muri BK Arena Onet. Yego cyane, tugana ku musozo twagenda twagiye ku muraperi Kanye West ukunze kwiyitaye yatangaje ko yasubitse igitaramo yari afite mu Burayi mu Bufaransa nyuma y'uko ubuyobozi bwo muri iki gihugu bukomeje kumwijundika kubera imyitwarire ye n'imvugo yibasira abayahudi yagiye imuranga. Yabinyujije ku rubuga rwe rwa X kuri uyu wa 15 Mata 2026. Kanye West yemeje ko atataramiye nk'uko yari yabitangaje ko azakorera igitaramo ku wa 11 Kamena 2026. Yagize ati nyuma yo kubitekerezaho cyane ni umwanzuro wanjye bwite gusubika igitaramo mu mujyi wa Marseille mu Bufaransa kugeza nongeye kubibamenyesha. Yakomeje agira ati ndabizi birafata igihe cyo kumva ukuri k'umwanzuro nafashe. Mfite inshingano zo kwita ku byanjye ariko sinshaka kubivangamo n'abafana banjye. Urumva ko abafana be abahereza agaciro gakomeye cyane. Abafana banjye ni byose kuri iki. Mutegereze ibindi bitaramo. Nuko ko yagiye akomeza avuga mu bindi bice Kanye West yakumiriwemo birimo Australia, Ubwongereza, Ubudage na Slovakia. Icyakora ategerejwe mu bihugu bitandukanye ndetse naho afite ibitaramo ibyo bihugu n'Ubuhindi, Ubuholandi n'Ubutayilandi ndetse n'ibindi bihugu. Kanye West aherutse gutaramira mu mujyi wa Los Angeles kuri Sophie Stadium tariki ya mbere n'iya gatatu Mata 2026. Yotamurumva ko uwo munsi urumva ko icyo gitaramo yagisubitse cyane bikomeye. Twaje tubabwiye ko North West umukobwa wa Kanye West yabyaranye n'umunyamideli Kim Kardashian, n'umwe mu bahanzi batumiwe ngo bazatarame mu iserukiramuco ryitwa Derika Lemonade Samari Smash. Mu mwaka ushize uyu mukobwa yagaragaye yifotoza n'abahanzi bakomeye muri Santana na She bari bataramye muri iri serukiramuco ngaruka mwaka Onet. Yego cyane, uko niko dusoje amakuru yacu y'imyidagaduro. Ndabibutsa ko mwari kumwe nanjye Isanonete, ndi kumwe na mugenzi wanjye Otamu. Turabibutsa gukora subscribe, comment, mukora na share. Turabakunda cyane, amakuru nakagaruka. Ciao ciao.